Ese wari uzi yuko igihugu cya Isiraheli kirimo isibaniro uyu munsi cyabanje kuba icy'abandi bantu, hanyuma Uwiteka Imana akazanamo Aburahamu kugira ngo azakomokweho n'umuryango wubaha Imana? Aburahamu kandi yari umunyamahoro, yari umugwaneza, yari umunyembabazi. Iyo turebye ibikorwa yagiye akora, nta na rimwe yigeze akunda intambara cyangwa ngo ashoze intambara, ahubwo yakundaga gutabara abari mu kaga. Yatabaye Loti ubwo abanyazi bari baje banyaga abantu b'i Sodomu n'i Gomora. Aburahamu arabatabara, agaruza umuhungu wabo Loti ndetse n'ibyari byanyazwe byose. Ibyo bigaragaza yuko Aburahamu yari umunyamahoro. Kandi mu gihe Loti bagendanaga mu nzira, bamaze kugera mu gihugu, bagize amakimbirane kubera amatungo yabo. Ariko Aburahamu yirinda amakimbirane, abwira Loti ati hitamo aho utura. Nutura iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo. Ngo Loti yitegereza ikibaya cy'i Sodomu n'i Gomora, ngo abona kirese neza, aba ari cyo ahitamo. Hanyuma Aburahamu ajya ahasigaye. Nyamara aho Loti yahisemo, amahitamo ye ntabwo yamubereye meza, kuko byatumye atura mu gihugu cy'abatinganyi, kugeza igihe Imana yaje kukirimburira. Cyakoze kuko atifatanyije nabo, ntabwo yarimburanwe nabo, ariko yagikuwemo. Umugore we ahinduka inkingi y'umunyu, kuko yari arenze ku mategeko Imana yamuhaye. Loti nawe aragenda ahungira ku musozi wo hafi aho ngaho. Ariko mu gihe yari ahatuye, nta mugore yari afite, kuko umugore we yari yahindutse inkingi y'umunyu. Abakobwa be babiri bari bajyanye, babona nabo ntibazabona abagabo, bigira inama yo kubyarana na se mu buryo bw'uburiganya. Nibwo babyaye Abamoni n'Abamowabu. Wavuga ute se byagenze gute kugira ngo Loti abyarane n'abakobwa be? Tujya tubwira abantu tuti kunywa inzoga ni icyaha. Inzoga zirakubaganisha. Inzoga zituma umuntu wari umuntu ahinduka undi wundi. Abakobwa be, uwa mbere aramusindishije, arangije aryamana nawe. Loti ntiyamenya ko yaryamanye nawe, amubyaraho umwana w'umuhungu. N'uwa kabiri abigenza atyo, nawe amubyaraho umwana w'umuhungu. Haba habonetse Abamowabu n'Abamoni bakomoka kuri Loti n'abakobwa be. Abo babaye urubyaro ruhangana n'Abisiraheli bene Aburahamu. Ariko dore ikibazo gikomeye cyane. Ko Aburahamu yari umunyamahoro, yari umunyangeso nziza, yarwaniraga imbabazi ku bantu, ni iki cyatumye abo mu rubyaro rwe baza kuboneka ari abanyentambara, ndetse bazigabwaho umunsi ku munsi, cyangwa nabo bakazigaba ku bandi? Dore impamvu nyamukuru ni iyi ngiyi. Turasoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro, ibice 15. Reka duhere ku murongo wa 7. Haranditse ngo, aramubwira ati ni jye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa n'iki?
Aramusubiza ati enda iriza ry'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma ry'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwa ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyeyo ubutunzi bwinshi. Ariko weho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenga hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurati, igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Dusomye amagambo menshi, ariko icy'ingenzi nashakaga ko tumenya cyane, nubwo byose byadufasha muri iyi video, ni ukumenya impamvu Abisiraheli bakomeje kurushywa bajya irya n'ino. Ni ukubera yuko muri iki gice cya 15 ku murongo wa 11, Aburahamu yateraga inkongoro zije kona igitambo, ariko ku murongo wa 12 arasinzira. Amaze gusinzira, inkongoro zona igitambo. Namwe murumva ibisiga, ibyiyoni, inyoni zije kurya inyama, kandi ibyo ngibyo ntibigira tuwarete, ntibigira kontorore. Aho birira ni naho binya, ni naho bikora byose. Biteye isoni cyane, bidahesheje agaciro. Imana irababara, ibabazwa n'uburyo Aburahamu asinziriye kandi ari ku murimo ukomeye. Ibi bitwigisha ko hari uburyo abantu bavuga ngo bari ku murimo, ariko bakaba barasinziriye kera bahwekereye, kandi umurimo uri gukomeza. Satani ari kuwutoba, ari gushyiramo ibyirya n'ino, bakajya gukanguka Satani yamaze kubivangavanga. Ukajya kureba aho ubigarurira ukahabura, kubera ko utabaye maso mu gihe gikwiriye. Ni uku nguku Aburahamu byamugendekeye. Imana iramuhana, ariko ivuga yuko hazahanwa abamukomokaho. Ese babye, muzi yuko ikosa wakora uyu munsi abana bawe bashobora kuzaba mu ngaruka z'iryo kosa kandi bari badahari? Ntibabigizemo uruhare, ariko ikimwaro wagakwiriye kugira, isoni wagakwiriye kugira, umuruho wagakwiriye kugira kubera icyaha cyawe wakoze, kubera gusinzira kwawe, abana bawe akaba ari bo bazagendana iryo pfunwe imyaka yabo yose n'ababakomokaho. Ngibyo ibiri muri Isiraheli.
kubera kubabazwa cyane bagarutse mu gihugu cyabo bariharurutswe, barababaye bihagije, barakomeretse mu mitima, ari inkomere zigendera. Bituma batumva Imana nk'uko bagakwiye kuyumva, bamwe bakavuga bati ese ubundi twarinze turuha uyu muruho yari iri hehe? Ni nayo mpamvu batukaga Mose bati ariko wowe uvuga ko muvugana n'Imana, uraturuta, uri igiki? Ni kimwe n'uko wakwibaza uyu munsi ngo ariko se ubundi ibi byose Imana biba iri hehe? Abisirayeli bageze ku nyanja itukura babwiye Mose ngo ubundi kudukura mu Egiputa nta mvo zari ziriyo, watuzaniye iki kupfira ahangaha muri ubu butayu no kuri iyi nyanja? Bageze mu butayu hakurya y'inyanja itukura ngo bibuka tungurusumu n'ibidegede byo muri Egiputa. Baramubwira ngo ubundi watuzanye kwicirwa n'inzara ahangaha, iyo uturekera mu Egiputa tugapfirayo kugira ngo twicwe n'inzara. Imana ntago bayihaga agaciro, ntibanabyumvaga cyane, niyo mpamvu bayivovoteye, bituma ibabwira ngo ntabwo muzagera muri kiriya gihugu kereka abana banyu batoya bavuye muri Egiputa bari munsi y'imyaka 20. Mumenye ngo umuntu wavuye mu Egiputa arengeje imyaka 20 ntago yigeze agera mu gihugu cya Isiraheli, ntiyagikandagijemo amaguru. Bazerereye mu butayu imyaka 40 kugeza bashaje bose bararangira. Urubyiruko rwabo nibo rwagezeyo. Abantu 2 mu baturutse mu Egiputa bakuze nibo bageze mu Isiraheli, ari bo Yosuwa na Kalebu. Mu bihumbi byose byari byahagurutse mu Egiputa, uwagezeyo mu bari bakuze barengeje imyaka 20 ni Kalebu na Yosuwa, kuko bo bubashye Imana ntibayivovotera mu rugendo rwabo. Impamvu rero Abisiraheli bagize amahanga banga cyane ni iyihe? Ni ukuvuga ngo Abisiraheli bari barahamagariwe kuba urubyaro rwubaha Imana, barangije bakajya bacumura ku Mana bakayisuzugura, bakajya mu bigirwamana bakivanga n'amahanga, nuko bigera ahantu Imana irajya ibahana. Yabahana igahamagara igihugu kikaza kikabatera, kikabajyana bunyago, bakajyanwa kuba abaretwa mu bindi bihugu. Babaye abaretwa b'Abasiriya, babaye abaretwa b'Abafilisitiya, babaye abaretwa b'Abanyababuloni. Bagiye bahura n'ingorane zikomeye, emwe no mu Egiputa basubijweyo igihe bamwe muri bo bari barajyanywe i Babuloni. Urumva rero aba bantu bagize amateka akomeye kandi na n'uyu munsi akibakomereye. None ni mpamvu ki ibyabo bitugiraho ingaruka? Ese Yesu yasize abivuzeho iki? Ese mu gihe tugitegereje cyangwa se tukibona ibikomeye birimo biba, twakora iki uyu munsi? Nagira ngo nguhamagarire gusenga, usengere isi, usengere isi yose, usengere abayituye, Imana ihagarika intambara kugira ngo tubashe kubaho mu mahoro. Kandi Imana ihere mu mitima y'umuntu umwe kuri umwe. Burya iyo umuntu umwe kuri umwe babaye abanyamahoro, ntaho wabahera. Iyo bagize ubumwe, ntaho wabaturuka. Icyo gihe baba bakoze umurunga w'amahoro ukomeye. Baba bahuje kandi bose bifurizanya amahoro. Reka dusengere isi muri ibi bihe
iri kunyuramo bitoroshye kandi natwe biri kutugiraho ingaruka. Mana Nyagasani Mutware Nyiribihe, turagushimira ko wera kandi ukiranuka, turagushimira ko uri inyembabazi n'inyembaraga, turagushimira ko uri Imana ikinga ntihagire ukingura, kandi wakingura ntihagire ukinga. Iyo utubatse inzu abubatsi baruhira ubusa, kandi iyo utarinze umudugudu abarinzi babera amaso ubusa. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo wururuke urebe isi wavuze ubwawe ko ari intebe y'ibirenge byawe. Mwami, irimo irahungabana, abantu bawe barimo barahungabana, kandi biri kugira ingaruka ahantu hose. Turagusabye rero ngo wururukane imbaraga n'imbabazi. Mwami, ugaba amahoro, ugaba urukundo, utange guhuza, utange gutahiriza umugozi umwe, kugira ngo iyi si yacu ibashe kugira amahoro, ndetse abantu bawe be kuba mu ngaruka z'ibyo abandi baba bakoze. Twemerere wumve gusenga, kuko uri Imana isanzwe yumva kwingingwa. Natwe turakwinginze kandi turaguhendahenze, kuko harimo abari kubirenganiramo kandi batabigizemo uruhare. Turwanirira intambara nziza yo kunesha, kandi byose Mwami binyura mu kuboko kwawe. Mwami wanjye Imana, bikorere kugira ngo icyubahiro kibe cyawe none n'iteka ryose, niho tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi. Amen.